higura 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 nawe. Muraho mu kanya gatoya ntimujye kure, muraza gukurikira ikiganiro Higura kuri iyi channel ya YouTube. Mukore subscribe kitaza kubacika. Ndabasuje inshuti bakunze b'ikiganiro Higura, ikiganiro cyanyu mukunda muri benshi, iyo kibagezaho ndi Amandine. Uyu munsi rero turaza kuganira ku bintu byinshi bitandukanye, nko mubizi tuvuga ku buvanganzo, tukavuga n'ibindi bitandukanye, ariko n'ubundi biza bisigasira umuco wacu ndetse n'ibindi byatangiye gucika, tukongera tukabiganiraho kugira ngo tuzigasire ibyacu byo gucika. Uyu munsi rero turaza kuganira ku bintu bigira gutya. Murabona ko uyu munsi nari mfite morale kubera yuko nari mbakumbuye sinabaherukaga, ariko nanone reka twiganirire. Mumbwire ese ubundi wamugani iwanyu muramukanya mute? Ese ubundi kuramukanya ni iki? Ni ugusuhuzanya, reka mvuge gutya. Kugira ngo uramutse umuntu umubwira gute? Hari indamukanyo rero ubundi kera zakoreshwaga, n'ubu ngubu abantu bakuze nibo njya mbona bakunda kuzikoresha cyane. Rimwe na rimwe nakanabikubwira ukabura ikintu umusubiza bitewe n'uko utazi neza ikintu akubwiye, ukamureba ukavuga ngo murakoze, kuko ntabwo uzi ngo iyo ndamukanyo akubwiye ni bwoko ki. Uyu munsi rero mu gihe cya none hari izindi ndamukanyo zihari, arakubwira ngo Yesu mwana ngo biteze ibyo ngibyo nabyo ari indamukanyo zigezweho kuri ubu ngubu, ariko nanone zihabanye cyane n'umuco wacu, kuko ubundi mu muco nyarwanda akenshi umuntu yaramutsaga undi ashingiye n'ubundi ko kumwifuriza ibyiza, amwifuriza ubutunzi, amwifuriza ubushyo n'ibindi bitandukanye. Ari rero indamukanyo turaza gushingiraho n'ubundi tubasobanurira. Abantu benshi batari bazi ngo ese ubundi iyo umuntu akuramukije gutyo usubiza gute, ese ubundi ngewe ngiye kuramutsa undi muntu namubwira gute, iyi ndamukanyo ubundi isobanura iki? Turaza kubigarukaho rero turebe n'inkomoko yabyo, aho byavuye. Akenshi n'ubundi mu kubami n'amateka bagiye baca ugasanga umwami aciye iteka ku ndamukanyo runaka yisiba nk'ihame, n'ubundi abantu barayiramukanya, ariko n'ubundi ukabona ni byiza kubera ko n'ubundi byari ukwifurizanya kandi byiza. Muzi ko n'ubundi mu muco nyarwanda inka gira ikimenyetso gikomeye cyane cy'ubutunzi, ari nayo mpamvu harimo n'ubundi n'indamukanyo yavutse bitewe n'uko kwifurizanya gutunga, ariko nanone ugatunga utunze inka, ugatunga ubushyo. Hanyuma rero ngiye kubavira imuzi mbabwire neza uko izo ndamukanyo zitandukanye zagiye ziva, nuko iyo umuntu akuramukije usubiza. Mu bihe bundi by'ingoma ya Yuhi Gahindiro, inka n'ubundi yagize ibigwi bikomeye cyane, inahabwa n'inshingano nyinshi cyane cyane n'ubundi mu kubaka ubukungu bw'igihugu, nk'uko nahoze mbibabwira. Ubuhahirane rero n'ubutwererane bw'abenegihugu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage, ibyo nabyo n'ubundi byagize akamaro cyane, cyangwa se byakomotse n'ubundi ku rero hari ibintu byinshi uyu mwami yavuze nk'aho yaciye iteka agira ati nta munyarwanda n'ubundi ukwiye kubaho atagira inka, amata, umugabo, umugore, abana n'ibindi. Mu gushyira rero n'ubundi mu bikorwa iryo teka, buri muntu wese yahawe inka yo korora. Udafite umugabo kubera impamvu runaka bakamumushyingira, udafite umugore nawe nuko, n'abadafite abana ku mpamvu zo kuba inshike n'iz'ubugumba. Ababyaye rero benshi bakabaha abana, abadafite amata kubera inka zabo zatetse cyangwa se zitabyara bakabaha inka, cyangwa se bakabaha iyo kwa Gahindiro, cyangwa se ku butware bwe n'ubundi bakajya gukamisha kwa Gahindiro. Urumva rero inka yari ikimenyetso gikomeye cyane cyagaragaza ubukungu, nk'uko maze kubivuza haruguru. Kugira ngo rero iryo teka ryaciwe na Gahindiro ka Sentabyo rikwire kandi nanone rikurikizwe, yarishyize mu ndamukanyo y'Abanyarwanda, aho bagombaga n'ubundi kuramukanya bifurizanya ibyo byiza byatuye mu iteka ry'umwami Yuhi Gahindiro. Aho rero baramukanyaga bagira bati gira inka, gira abana, gira amata, gira umugabo, gira umugore n'izindi. Urumva izo ndamukanyo ni ukwifuriza umuntu ibyiza. Tekereza, ibyo byose ari byiza, ibyo byose bifurizanyaga ari ibintu byiza cyane. Iyi rero n'ubundi gahunda yaciwe n'iteka rya Yuhi Gahindiro niyo yiswe gira inka. Iba rero gahunda n'ubundi ya kabiri mu mateka y'u Rwanda igamije guteza imbere ubworozi bw'inka, kuko izindi n'ubundi z'abandi bami bubatse u Rwanda bafatiye ku nka. Usanga rero barazifashishije n'ubundi mu gukemura ibibazo by'ubuzima bw'igihugu kuruta n'ubundi kuziteza imbere.
Umundamukanyo rero n'ubundi yuje ibibazo n'ibisubizo ishingiye n'ubundi ku muco w'ibyiza by'inka yakoreshwaga n'ubundi jya kubabwira uko bagendaga baramukanya nuko wasubizaga bakubwiye indamukanyo. Hari abantu benshi mbizi ko bijya bibabaho ukusanga umuntu aravuga ngo gira inka ukabura ikintu usubiza ugahita uvuga ngo murakoze nkaho wahise umusubiza. Hari uburyo rero ngiye kubigisha ukuntu muzajya muramukanya basaza n'abakecuru niba bakubwira ngo gira inka ubone n'icyo umusubiza muzagire ngo nanjye sinababwiye uko muzajya muramukanya n'abantu cyangwa se barabaramutse muzongere mu buryo muvuga kandi ngiye nabibabwiye mbibutsa kuko nanjye ibingibi ni amateka mba narasomye cyangwa se nsoma nkakura ku bandi bashakashatsi cyangwa se ababaye muri ayo mateka kugira ngo tubigireho twese twibukiranye. Hari abantu batajya mu mwanya wo gusoma cyangwa se batazi no gusoma ariko babasha kumva. Ushobora kumva rero ibyo nkubwiye nawe ukazajya ubikurikiza hato utazavuga ngo sinabikubwiye kandi wowe byibura ufite ubushobozi bwo kuba wumva. Ari indamukanyo rero n'ubundi muri za ndamukanyo ngiye kubabwira uvuga ngo gira inka. Ese umuntu avuga ngo gira inka wamusubiza gute? Gira inka wasanga utabonye ibyo nsubiza. Reka nkubwire rero ibyo wansubiza kubera ko niba utabizi uzabona ibyo nsubiza ubutaha. Iyo umuntu akubwiye ngo gira inka rero uramusubiza umwakira nyine ugira uti amashyo n'amagana. Icyo nicyo gisubizo cy'umuntu akubwiye ngo gira inka. Urumva nawe ngo murakoze uzajya usubiza ngo amashyo n'amagana. Nabibabwiye ubwo namwe muzajya munsubiza. Ari n'undi kubwira rero egoze n'izindi ndamukanyo zitandukanye ukubwira ngo gira amata. Undi rero iyo umuntu akubwiye ngo gira amata urikiriza uti ahore ku ruhimbi. Cyo igisubizo cyiza cyane urumva ko bigenda byunganirana n'ubundi. Nabwo ngo gira amata nyine ahore ku ruhimbi izo nka ntizizabure. Amata nazabure ku ruhimbi. Urumva ni igisobanuro cyiza cyane ni igisubizo cyiza cyane ku bantu bakunda inka cyane ko mu Rwanda n'ubundi inka ari ikimenyetso gikomeye cyane mu muco wacu ndetse n'amateka y'igihugu. Iyo umuntu akubwiye rero ngo amashyo iki kintu abantu benshi bajya bakitiranya uvuga ngo baravuga amasho ubundi abandi ngo amashyo ukumva byabaye impaka zitandukanye. Ariko nanone ari umuntu akubwira ngo amashyo ukavuga se ndasubiza ngo iki kubera ko nyine ntabwo uzi ngo ndasubiza gute. Uyu munsi rero naje kugira ngo mbikubwire. Iyo umuntu akubwiye ngo amashyo urikiriza uti amashongore cyangwa se amashongore bitewe n'uko usoma cyangwa se wowe wumva ushaka kubisubiza ariko urasubiza ngo amashongore. Ubwo rero ndakomeza mbabwira izindi nsuzanyo cyangwa se indamukanyo zikoreshwa ugasanga umuntu arabikubwiye uyoboye ibyo ari byo. Ari ukubwira ngo gira umugabo. Niba nabwiye ngo gira umugabo usubiza mbere mbwira bavuga ngo murakoze. Hari umuntu nanjye yabimbwiye ntarabisobanukirwa navuga ngo murakoze ahita ambwira uko ngomba gusubiza. Iyo umuntu yarakubwiye ngo gira umugabo uhita usubiza uti ndamukugize iyo utamufite. Naho iyo usanzwe umufite nyine ufite umugabo nyine cyangwa warashatse uhita uvuga uti ndamushima. Batazagusubiza ngo ndamukugize kandi usanzwe ufite undi mugabo ugasanga uradushebeje. Ari rero n'ukubwira ngo gira umugore. Iyo bakubwiye ngo gira umugore nanone iyo udasanzwe umufite uravuga uti ndamukugize ariko noneho waba umufite ukavuga uti ndamushima. Mugihe mwongera muramukanye ndamukanyo nziza nk'izo zo kwifurizanya ibyiza urumva ni byiza cyane. Indi ndamukanyo nanone rero iravuga ngo gira abana. Iyo umuntu akubwiye ngo gira abana rero uravuga ngo hungu na kobwa. Ubwo wakwifurije kubyara ibitsina byombi. Ntuvuge ngo murakoze cyangwa se ngo yego uvuga uti hungu na kobwa. Izo ndamukanyo rero nkomeje mbabwira zitandukanye zikunda gukoreshwa mu muco wacu cyane cyane nkunda kubona ku bantu bakuze ariko twebwe ubwacu ntabwo tubyitaho. Wumva ubwira umuntu ngo muraho nayo ni ndamukanyo nziza ariko nanone izi nazo ni zimwe mu ndamukanyo zihariwe ku gihugu cyacu. Byonyine ni umwihariko kuko nta handi biba. Niyo mpamvu rero nanjye naje kugira ngo mbibutse za ndamukanyo namwe wajyaga bikubwira ujye ubona icyo umusubiza bibe byiza cyane. Ibi rero n'ubundi ni ku ngoma ya Ruganzu Ndori n'ubundi nakomeje mbabwira n'ubundi ko inka yabaye nk'ishingiro naho n'ibingibi byose byakomotse kugira ngo umuntu ahera hakubwira nagira abana cyangwa se gira umugore gira umugabo ahera ku nka kuko nanone inka ni ikimenyetso gikomeye nakomeze mbisubiramo haruguru kuko ni ikintu cyiza cyane gifatwa
nk'umurage ukomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Ubona ko n'undi haje n'ubundi n'indi gahunda ya gira inka yo kugira ngo abantu bagire ubutunzi bugaruke mu bantu, buri muntu wese agire amata, agire ubutunzi, ariko nanone ubutunzi afite n'inka anywa amata. Uyu munsi rero ni ibingibi twari kuganiraho, babwira ngo mukomeze gukurikira ibiganiro byacu, niba utaruzi indamukanyo nawe uzajya undamutsa gutya. Mumwe munyohereza ubutumwa bugufi mujye mumbwira ngo munyifurize izi ndamukanyo ni nziza cyane, ariko mundamutsa nanjye nzajya mbasubiza, kuko ubu ngubu mumaze gusobanukirwa uko nzajya mbasubiza. Nanjye nzajya mbasuhuza, mujye munyikiriza gutya kuko ni ibintu byiza cyane, nanjye nabikunze. Dukomeze gusigasira umuco wacu, tuwukundisha abandi nabo bazawukunde kubera twebwe. Mumaze kumva rero izo ndamukanyo zitandukanye nuko bagenda bazisubiza, ariko n'ubundi muri izi mvugo n'ubundi n'ibimenyetso bifatiye ku nka, hakaba n'ubundi izatoranyijwe n'ibihanganye mu butunzi bw'inka, zahisemo n'ubundi nk'ikirango cy'ubudahangarwa ndetse n'igitinyiro cyabo. Nk'imvugo rero iboneka n'ubundi mu ndamukanyo isubiza bavuga ngo amashongore, baba bashaka kuvuga n'ubundi amashyo y'inka ariko nanone afite kirinda. Ari abantu baba bazi ngo barasubiza ngo amashyongore, ariko nanone ni amashongore, mutazajya mubyitiranya. Rero bavuga ngo ni amashyo y'inka ariko afite kirinda, adashobora n'ubundi gushimutwa, afite ubushobozi buhanitse bw'ubwirinzi, kuko n'ubundi amashongore ubwayo bisobanura amacumu y'ubwirinzi, atarayo rero n'ubundi atarayo bajyana ku rugamba. Ni amacumu y'ubwirinzi atari yandi bajyana ku rugamba, nyine yandi yo barwanisha. Icyo nicyo gisobanuro rero kino ndamukanyo, aho yavuye abantu benshi babyaga impaka bakavuga ngo ni amashyongore, abantu benshi nyine babifataga ko bitari babo bitewe n'uko babyumva, ariko noneho nuko bimeze. Umuntu azajya kubwira ngo amashyo, uri mu guti amashongore, akubwira ibisobanuro byabyo. Ndabashimiye cyane rero, ndabakunda. Ikiganiro cyacu ni kuwa mbere ndetse no kuwa kane, muzajya mukomeza mugikurikire. Muzi ko mu mpera z'ukwezi, kuwa kane wa nyuma w'ukwezi, tuzajya duhemba umuntu, tubaza ikibazo hanyuma duhembe umuntu uzaba agiye yagishubije mu biganiro twatambukije imbere yaho by'ukwezi kose, hanyuma tumeme amafaranga 50 y'amafaranga y'u Rwanda. Nimero yo gusubirizaho ni 0784553357. Ushaka kutwereza ubutumwa bugufi, ushaka kugira igitekerezo dusangiza, cyangwa se ushaka kutuganiriza, ushaka kuba uri mukuru z'amateka, ushaka kuba uzi kuririmba gakondo, cyangwa se n'ibindi bitandukanye, ukaduhamagara kugira ngo udusangize ibitekerezo byawe cyangwa se ubwo buhanzi bwawe. Ushobora kuba uzi gukora inanga, uzi gukora umuduri, uzi gukora ibindi bintu bitandukanye by'umwihariko ku gihugu cyacu by'umuco. Waduhamagara kuri iyo nimero kugira ngo tuze tugusange iwawe nawe tuganirize, ugire ibyo bigisha abanyarwanda muri rusange. Ngende Amandine, mukomeze kugira ibihe byiza.